abagabo bo muri uwo mudugudu Sodoma bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose muri ho. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari hehe? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi arasohoka arukingira inyuma ye. Arababwira ati, bene data ndabinginze nimukora icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirira ibyo mushaka byose. Gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati, have tubise. Batura urugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza. Turakugirira inabi iyo tugiye kugirira babandi. Muraho mbere kuvuga amena na haleluya kubera ayo magambo agaragara mu ikusanyirizo ry'ibitabo ryitwa Bibiliya mu gitabo cya mbere cyitwa Itangiriro ku gice cya 19 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9, mubanze mwibuke ko ibyo byabereye i Sodoma na Gomora ngo bigatuma habaho kurimburwa kuri ubu abahungu n'abakobwa babiciye nyabarongo, kuko ku manywa y'ihanga umugabo araryamana n'umugabo, umugore akaryamana n'umugore mugenzi we kugeza no kukuryamana n'inyamaswa. Kandi ukinishije, mvuze ngo iki? Ukinishije kubaza impamvu bakora ibyo ushobora kubigiriramo ibihe utazajya wibuka. Ubutinganyi, ingingo y'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe kuri ubu nimwe muzigezweho mu Rwanda, muri Afurika no ku isi yose. Bamwe barabishyigikira ndetse bakanabibarizwamo, abandi bakabyamagana urwanga rukaza, ariko ntibigire icyo bitanga kuko tutabiciye ku ruhande. Inkundura y'ubutinganyi kubukora, kubwamamaza no kuburinda ifite imbaraga z'ikirenga ku buryo bamwe mu banyapolitike iyo babajijwe kugira icyo babivugaho baravuga ngo mbega bakarumagihwa banga kwiteranya no kwikururira imbaraga zanashegisha ubutegetsi bwabo. Mu kwezi kwa 4 2018 umunyamakuru Christiana Mampuru yanze kubeshya Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, amubwira ko yongeye kwishyira mu byago nyuma yuko yari amushwishurije ko ibyo byo kuryamana ko bafite ibitsina biteye kimwe igihugu cye kitabibarizwamo. Nuko Christina Mampuru abanza gukuramo amadarubindi amucira amarenga ko iki kibazo gifite imbaraga mpuzamahanga. It's global issue right now. Ati you're going to get yourself into trouble. Uri kwishyira mu byago kuko ibyo umaze kuvuga usobanura ko iki atari ikibazo kuri mwe abanyakenya, ariko ntiwigeze utekereza uburenganzira bwabo bw'iby'ubuzima bwite bwabo, kuringanira n'abandi n'uburenganzira bwabo ni ingenzi cyane wa muntu. Nyamara ndakumenyesha ko iki ari ikibazo kireba isi yose kuri ubu. But it's a global issue right now. Ati ni ikibazo kiraje ishinga isi yose. Kubera iki? Kugira ngo abantu bemererwe gutingana, ahubwo abandi bakemeza ko hari bifaranga bitagira ingano bihabwa ibihugu, abanyapolitike n'abandi bakomeye kugira ngo basigeho. Ntibazigere babuza abagabo bashaka kwitinganira n'abandi bagabo ndetse n'abagore bashaka kubikora ku bagore bagenzi babo, kuko kugeza ubu tuganira abagabo n'abagore baryamana bafite ibitsina biteye kimwe basa nkaho biteje urukingo rw'ubudahangarwa mu mategeko na politike. Ibyo ukaba wabisanga mu bihugu byinshi, yewe n'abakora ibikorwa nk'ibi umubare wabo nta kabuza uragenda wiyongera cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muretse gato, ababikurikiranira hafi bemeza ko u Rwanda rwitwara neza mu korohereza abatingana. U Rwanda rwakoze umurimo udasanzwe, runageze kure mu kurema ingamba no kurema ahantu hatanga uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye, bakabikora nta rwikekwe, bisanzuye ndetse n'umutekano wose. Ariko nabyo ntibihagije kuko bamwe mu baryamana bahuje ibitsina bakomeza guhura n'ababamwaza, kuvangurwa n'irindi hohoterwa. Podcast we ngwino wumve bya bintu byakomeye. Ayo magambo yo hejuru nayasomye ku rupapuro rubanza rw'inyandiko y'ubushakashatsi bw'ikigo Health Development Initiative HDI Rwanda. Ni inyandiko nawe ushatse wabona, yitwa Examination of LGBT People's Lived Experiences and Public Perceptions of Sexual and Gender Minorities in Rwanda. Uramutse wanditse ayo magambo muri Google biroroshye guhita ubona iyo nyandiko ukanayisoma. Buriya ko kwisi irahinduka, abantu bagahinduka, ibiyikorerwaho bigahinduka, umuco ugahinduka, ariko uzuye basogokuru ukababwira ko umugabo aryamana n'umugabo mugenzi w'umugore akabigenza atyo kuri mugenzi we, bakubwira ko abantu turi kwisi kuri ubu twamaze kurakara, gushirika ubwoba, kubibinya no kwisanzura. Noneho twagera mu byo kuvumbura bakakubwira ko twamaze gukataza. Tumaze gukataza da, kugera no mu guhuza ibitsina mu buryo bushya, ahantu hashya n'uburyo bushya. Yewe nibishya kuko mu mateka yose y'u Rwanda nibwo bwa mbere kuva kuri Gihanga Ngoma ijana ingingo nk'iyi baye ikibazo cya politike, ndetse rubanda bagasabwa kuyitangaho ibitekerezo. Ndabarahiye buri wese yitangaho ibitekerezo binyuranye. Niyo mpamvu abasangira ngendo ba Primo Media Rwanda badusabye inshuro nyinshi kuzoga runoni iki kibazo cy'abahuza ibitsina bafite ibiteye kimwe kuva mu Rwanda no ku isi yose, maze tukamenya imvo n'imvano, imizi n'amashami. Ni hehe abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe bakura imbaraga ku buryo agatuza kabo bakarega no hejuru y'amategeko menshi mu bihugu bitandukanye. Muri iki kiganiro twavumbuye amwe mu mabanga karahabutaka byihisha inyuma, arimo depeuplement du monde na antinatalisme.
Dr Mary Giles aradusobanura ukuntu abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe bari gukurura no kwamamaza ibirwara bya inflammatory bowel disease bigacamatana na colitis na Crohn n'amoko ya kanseri yandi, ubwo hazamo ibya comorbidity, bestiality, ibintu bikabera umusaraba umuryango mugari wacu. Biba umusaraba kuko Dr David Malebranche yemeza ko na virusi itera sida ngo iri gukongezwa cyane muri rubanda n'ubutinganyi, ahubwo buryo ibyisenyuka ry'ingo ngo bishobora kuba hari aho bihuriye n'ibi. Ibyo Rwanda nibyiswe gukona abagabo 700,000 mu myaka 3 mu bya vasectomy, byo bihurirahe n'ibi byose ko abandi babivugira mu matamatama. Ntimugire ngo no kubivuga gusa, ahubwo dufite ibimenyetso simusiga, ahubwo amafufu n'amafaranga bibafubike. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye, ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za fume z'udusashe twirabura, za zindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nza abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha fume za original, zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni fume za original zidakoze mu dusashe. Uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni fume za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi fume z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe n'ubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo fume ikagumaho, ariko cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo, ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi fume zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 07 88 88 53 68 uduhe komande tuzikuzanira aho uri. Inkuru y'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe ni inkuru ikuze cyane kurusha ivanjiri no kurusha n'amazi ya Yesu kwisi. Ibi bigaragazwa nuko imwe mu myemerere yabanjirije indi nka Buddhism, Hinduism na Judaism hose bigaragara ko bari bazi ko ibi bibaho, ariko bakabyamaganira kure ndetse bikagaragara ku bantu mbarwa nuwo bigaragayeho kisanga mu byago bihanitse. Yewe n'imyemerere igezweho y'ubukristo nkuko twabitangiriyeho mu nyandiko zabwo barabizi ko bibaho ariko barabyamagana. Bo bakajya kure bakanemeza ko byanakurura kurimbuka no guseswa kw'ibiri kw'isi byose bikozwe n'uwo Kristo nyine bemera. Bakemera ko ari we muyobozi mukuru w'isi, Imana n'umuhungu wayo Yesu Kristo. Hakurya gato ubuyisilamu bwo bujya kure mu isura ya 15 bakemeza n'andi mategeko kuva hambere, nabo bakabyanga, bo kugeza na none uruhande rwabo ntirwigeze rujegajega. Ni mujye mu mico gakondo hirya no hino ku isi, uturutse mu Rwanda, muri Afrika, mu Burayi, muri Aziya, muri Amerika n'ahandi hose, igihurirwaho nuko kuryamana kw'abafite ibitsina biteye kimwe ari kirazira. Amategeko n'imigenzo n'ibindi byose bifata kuryamana kw'abafite ibitsina biteye kimwe nko gufudika, guhemuka no kunyuranya n'ibinyabubasha by'ababagenga. None se byaje kugenda gute ngo noneho ikibuga kikarage ibyari kirazira, ishyano n'ikibi kuri ubu bihinduka icyiza n'imari yo kurindishwa inkota y'akumuriro? Igisubizo wagishakira mu bintu bibiri. Icya mbere ni inyungu za politike, ubukungu, guhanganira ubuhangange n'ibindi by'amabanga yihariye. Aha kiyongeraho rero n'indi migambi yihariye. Ibyo byose reka tubisobanuze ibimenyetso.
nyakwigendera Professor Jeffrey Escoffier wabaye umushakashatsi muri Brooklyn Institute for Social Research akanigisha muri kaminuza za California, Barnard na Rutgers yasize mu 2003 abisobanuye neza mu nyandiko yamamaye nka Sexual Revolution, aho yemeje ko byose bishingira mu cyo yagereranyije no kurengwa kwa societe, aho societe bifite buri kintu cyose, amahoro ari munange, ibiribwa ari munange, mbega mu gihe umuryango runaka ubugeze ku gasongero k'ubuhangange. Ibyo ngo bituma society bikitwa passive society, abandi bakabyita passive culture. Ibi ngo ni igihe society y'abantu itangira kwirengagiza imico shingiro, kirazira n'indangagaciro baba basanzwe bashingiyeho, mbega hakabaho kwigumura no guca amazi imico y'abasokuruza neza nka kumwe Rwanda bagira bati wakora iki na kiriya nta kibazo, kiriziya yakuye kirazira. Professor Jeffrey yemeza ko mu bihe byose isi yagiye igeramo hakagira abagera ku gasongero k'ubuhangange ngo ibikorwa by'ubusambanyi no gukoresha ibitsina nabi nibyo byabaye ikirango, ariko nyuma yaho hakurikiraho guhita batakaza ubuhangange. Yatanze urugero ko mu gihe abagereki bashashagiranagaho ubuhangange badukanye ibyitwa bisexuality. Ubwo ngo no gukora imibonano mpuzabitsina ntacyo ujonjoye, waba uri umugabo ukaba wayikorana n'umugore ariko wacu urwaho undi mugabo mugenzi wawe nabyo bikabuko. Abagereki kandi badukanye n'ibyitwa pederasty, abagabo bakuze cyane bashaka gutwana tw'uduhungu bakajya babana natwo, ariko ibi byo byanavuzwe no ku bantu b'ibihangange nk'umufilozofe Socrate. Icyanyuma ni icyitwa promiscuity. Ibi ngo byagaragaye bwa nyuma mu Bugereki mbere y'uko ubwami bwabo busimburwa ku buhangange n'Abanyaroma. Promiscuity ni ugukora imibonano mpuzabitsina nk'uzapfejo igakorerwa hariho hose, hakabaho ibitaramo byo kuyikorera ku karubanda, yewe aho ngaho buri wese akiherera n'umwegereye atitaye ku gitsina. Ibyo rero byagaragaye muri societe nyinshi uko ibihe byagiye bisimburana, cyane mu buhangange bw'abagereki. None mu gihe abaromani ngo bari bageze mu bushorishori bw'ubutegetsi bwabo, ngo babikubye inshuro nyinshi cyane ndetse babigeze ku kigero cyihariye. Nubwo ibyo byose byakorwaga ariko ngo byakorerwaga mu ibanga kandi bigakumirwamo abana, ndetse ntibibi byo kwamamazwa, ikindi bikabarizwamo abashamadutse kurusha abandi. Ku rupapuro rwa 47 n'urwa 48 rw'igitabo Sexual Revolution, Professor Jeffrey Escoffier ahamya ko mu bihe byahagana mu 1960 n'1970 ubwo abanyaburayi n'abanyamerika ngo bari bamaze gutimaza no kwibagirwa ibizazane by'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi, ngo nibwo hatangiye kwaduka inkundura yiswe Sexual Revolution, abantu bagatangira gusaba ko haba impindura amatwara mu by'imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe abantu basabaga impinduka zidasanzwe zirimo kwemererwa ibyitwa public nudity na pornography. Ubwo ngo nugukorera ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina aho ushaka hose yewe no ku karubanda, ibyo bikaba bikureba. For taking pornography more serious than we do. Hakiyongeraho no kwikinira imikino yabyo nk'uko hakinwa n'andi makinamico n'amafilimi. Aha niyongereyemo ikintu cyitwa premarital sex, aho mbere byasaga nk'aho bibujijwe gukora imibonano mpuzabitsina ku batarashakanye bizwi, gusa noneho basabaga ko abatarashakana byaba bizwi na leta cyangwa itabizi bazajya bakora imibonano mpuzabitsina, aho yongeramo homosexuality na abortion. Ubwo basabaga ko imibonano mpuzabitsina y'abahuje ibitsina nayo yakumirwa, ibyo bikagendana no gukuramo inda. Iyi ngo yabaye intambara idasanzwe bitavugwa hagati ya rubanda rwinshi rwasabaga ko ibyo byose byahita bigirwa ibintu bisanzwe. Bavugaga ko buri wese agomba guhitamo ubwoko bw'imibonano mpuzabitsina agomba gukora kandi akanagenzura igitsina cye uko abishaka. Ni mu gihe amadini cyane Kiliziya Gatolika n'amadini yandi ya Gikristo yabirwanyije yose n'imbaraga zose zishoboka, dore ko bavugaga ko kubyemera kwa za leta bizaba bisobanuye imperuka nk'uko ab'Isodoma n'Igomora byabagendekeye. Ni nabwo hadutse ijambo Sodomi, bashaka kuvuga ko biriya bikorwa bizazana ak'Isodoma. Uko societe y'Uburayi na Amerika rero yari yarabaye passive society, nta cyari kubikumira no kubihagarika, kuko nyine abantu bose basaga naho barenzwe nta kindi kibazo cyo guhugiraho uretse gushaka ubwoko bwose bw'ibyishimo, dore ko bari bamaze gukoroniza, gusahura no kunyunyuza ibyiza byinshi ku mugabane wa Aziya na Afurika. Rero byari mu bihe byo kubibyiniramo no kubyishimamo uko babishaka kose. Wari wabona umuntu watsindiye amafaranga menshi atateganyaga ukuntu ahita ahinduka umusazi agakora ibikorwa utamutekerezagaho byose. Ibyo ngo nibyo biha abanyaburayi bari barimo n'abanyamerika. Byanatumye hahita havuka amashyirahamwe yo kurwanira uburinganire bw'abagore no kurinda ibitsina byabo, ibyitwa feminism ndetse bigendana n'ibizwi nka LGBT. Umwe mu bahanga kurusha abandi kuri iki kibazo, mukecuru Dr. Gloria Jane Watkins, wamenyekanye ku izina ry'ubwanditsi rya Hawksbill, yaranditse ku rupapuro rw'1955 rw'igitabo Feminist Theory From Margin to Center ati: ishyirahamwe ryo kurengera abagore n'inkundura yabyo Feminist Movement niyo yafashije LGBT kuko abahuza ibitsina babisangiye n'abagore barwanye cyane kurusha abandi, kandi babishyira hamwe basaba ko bose bahabwa uburenganzira bwabo. Gufatanya kw'ibi bice byombi byaje kubyara umusaruro w'intsinzi kuri buri ruhande. Tutararengaho niwumva bavuze ngo LGBT cyangwa bakongeraho Q, hari nabongeraho Q+ bikaba LGBTQ+, ibujye umenya ko ari impine y'ubwoko bw'abakora imibonano mpuzabitsina yihariye ukwayo. Iriya L ikavuga lesbian, ubwo ni abagore baryamana n'abagenzi babo. G ikavuga gay, ubwo ni abagabo ku bagabo. B ikavuga bisexual, ubwo abo ni ababikora byombi, akaba yaryamana n'umugore ari umugabo ariko akanaryamana n'umugabo nanone. T isobanura transgender,
Ababo ni babandi bihakana ibitsina byabo, urugero ukaba waravutse uri umuhungu ukumva urashaka kuba umukobwa, ubwo ukagenda ikoranabuhanga ryaraje bakagukoraho rikaka. Q ikavuga questioning. Aba ni abantu bari burungabangabo, hakaba n'ababiganamo byose. Hakabamo rero n'abavukanye ubumuga bw'ibitsina, bimwe bitanga ibinyabibiri, kongeraho n'ubundi bwoko bwinshi buhagararirwa na plus. Ni kara kamenyetso ko guteranya nyine. Ibi niba tubyumvise neza, ari ikindi tutari twasobanukirwa. Niba koko abo bantu barabashije kubaka sendika zabo, byaje guhurira he na politiki? Ibyo ariko tubanze tubisasize kumenya aho bakuye imbaraga zo kwiyubaka n'ubushobozi bwo guhahamura amahanga yose. Madame Kara Dansky, uyu ni umunyamategeko kabushungwe, akaba n'umwanditsi ryahamye n'umucukumbuzi, bikiyongeraho kuba ari presidente wa US Chapter of Women's Declaration International. Mu kwa gatandatu kwa 2022 yaganiriye n'umugore witwa Michaela Peterson, uyu akaba icyamamare muri Leta Zunze za Amerika mu kuvugira bativugira ndetse no gusobanura ibibazo bishobora gusenya umuryango. Impamvu yihariye cyane kuri iyi ngingo nuko papa we Dr. Jordan Bent Peterson uyafatwa n'abanyakanada nk'umuhanga wa mbere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Rero Kara Dansky yabwiye umukobwa we ko azi neza abahuza ibitsina babisangiye bakuru ubushobozi n'impamvu babuhabwa. Yagize ati, I argue in the book that there's a loosely affiliated hari igitabo nabisobanuyemo ko aba bantu bafitanye isano ndetse bagashamikira ku bigo rutura mpuzamahanga by'ubucuruzi, za sendika z'abanyamategeko, ibitangazamakuru, imiryango runaka ndetse n'amashuri makuru n'ibigo bitanga ubumenyi, abo bose bakorera hamwe kugira ngo basunike ibi bintu. Hari ibifaranga byinshi biri inyuma y'ibi bintu. Rero ibintu ntibimeze nk'uko twabibwiwe ngo abantu baryamana bahuje ibitsina ni icyiciro cy'abantu bababaje cyane bari aho bari kurwanira uburenganzira bwabo. Uko siko bimeze, kuko ni ikintu kiremereye cyane kandi gifasha bimwe biteye ubwoba, kigambiriye guhangura imibonano mpuzabitsina muri sosiyete. Kuko nkeka ko ibyo bisobanuro bidahagije, mureke twifashisha urundi rugero simusiga. Jennifer Bilek ni umunyamakuru mu kazi k'igisata cy'abakora ubucukumbuzi ku bibazo karahabutaka biba byarabaye inshoberamahanga, investigative journalist. Nyuma yo kwitegereza iki kibazo cy'abatinganyi, yahise ashinga website yo kumeneraho amabanga yabo, nuko atangira gusohora inyandiko zitabarika. Urubuga rwe yarwise The 11th Hour. Iyo kirufungura usanganizwa amagambo y'ikaze aguhishurira abari inyuma y'ibi byose. Wemeza ko ibi bintu bya transgender ari umugambi w'amafaranga ku nganda zikomeye. Anavuga ko ikigambiriwe ari ugusenya imimerere karemano ya muntu. Ku rubuga rwe ijambo ry'ikaze rigira riti, ngewe nandika ku bibumbabumba amagara y'inyoko muntu, nkitsa cyane ku ikoranabuhanga rirangajwe imbere na kapitalisme. Noneho iri koranabuhanga ryinjiye mu byo guhindura abantu mu nyungu zihambaye za gikapitaliste, inyungu z'abiyita incabwenge n'abagenga b'isi bashoye akayabo muri iri koranabuhanga n'imiti ibishamikiyeho. Aba bagambiriye gucisha bugufi umubiri wa muntu, human biology. Mbyizera gutya kuko nakoze ubushakashatsi ngo menye amafaranga n'inkunga ziri inyuma y'ibi bintu agenda yiyongera, nza guhinguka ku nganda z'imiti nini, nza no gusangamo uruhare rwa LGBT n'imiryango itegamiye kuri leta, NGOs, byose bigambiriye guhakana imikorere isanzwe y'umubiri wa muntu. Nyuma yo gushyigikirwa n'ibihugu bikomeye, imiryango ikomeye, ibigo karahabutaka n'abashoramari bo mu burengerazuba, no kuvuga mu Burayi na Amerika, ku nyungu turaza kureba, byatumye abahuza ibitsina bafite ibiteye kimwe bagira ubushobozi bwo gucecekesha umuntu wese wabivugaho. Abantu ba mbere bagombaga gucecekeshwa ni abanyamadini. Amadini ya Gikristo menshi adafite ijambo yatewe ubwoba, ahita ahagarika inyigisho zo kubyamagana, biguma bucece mu matamatama, byaje no kwinjira muri Kiliziya Gatolika, bisaba ko nayo yisunikirwa kubyemera. Kiliziya yabanje kubikora rwihishwa, ariko nyuma bijya ku mugaragaro. Reka yende dufata urugero rwa vuba cyane. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere kwa 2023, ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press byavuye 200 Liberty Street muri New York City ho muri Leta Zunze za Amerika, byerekera Vatican kureba umwe mu bantu bakomeye ku isi, Mzee George Mario Bergoglio. Uyu ni umujesuiti w'umunya-Argentine, ni uyoboye Kiliziya Gatolika, twese tumuzi nka Papa Francis. Ikintu cyari kijyanye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika kwari ukumubaza niba gukora imibonano mpuzabitsina kw'abafite ibitsina biteye kimwe ari icyaha. Ibi biro ntaramakuru byagarukanye inkuru nziza ku bahuza ibitsina bafite ibiteye kimwe, ariko iki kibi gisuti gisesetswe mu mugongo wa benshi bataramenya n'ibyo guhuza ibitsina kuba bihuje. Nyuma y'iminsi ibiri ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere kwa 2023, Associated Press yasohoye inkuru y'agashegesha abasomyi yahaye umutwe ugira uti The AP Interview, Pope says homosexuality not a crime. Bashakaga kuvuga ko mu kiganiro na Papa yemeje ko guhuza ibitsina kw'abafite ibiteye kimwe atari icyaha namba. Icyo gihe nyiri ubutungane bwose bakunda kwita Vicarius Christi mu Kilatini, bashaka kuvuga ko ari we nyine uhagarariye akabona umuvugizi akanahagarara mu kimbo cya Kristo, yaratomoye yemeza ko ibikorwa by'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe atari icyaha na busa. Mu magambo ye atabinyuze ku ruhande yagize ati, Ser homosexual no es un delito. It's not a crime. Es una condición. Kuryamana kw'abahuje ibitsina ntabwo ari icyaha, ni kimwe mu miterere ya muntu.
twese turi abana b'Imana kandi Imana idukunda uko turi kandi ikadukundira imbaraga buri wese muri twe afite zo kurwanira icyubahiro cyacu. Rero pe kuryamana kw'abahuje ibitsina si icyaha rwose, ntabwo ari icyaha. Kwemera ko ubutinganyi ntacyo bitwaye bisa n'itegeko ryavuye hejuru muri ubwo buryo, ariko bitera umwiryane muri Kiliziya Gatolika kuko mu bice byayo byinshi nko muri Afurika, muri Aziya na Amerika y'Amajyepfo barahiye Yezu na nyina Mariya wasamye inda nta mibonano akoze ko ibyo batazabyemera. Gusa ngo ni ikibazo cy'igihe bazacururuka, niko ababikurikiranira hafi babyemeza. Urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu? Waba ukeneyeho washyira banke, depot pharmaceutique, ishuri, clinique, ibiro byisanzuye, salon de coiffure, liquor store, supermarket ndetse n'ibindi. Hari inyubako yujuje ibi byose. Ni inyubako yitwa KU Plaza, inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye Remera iruhande neza rwa control technique. Muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo. Ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho, tugane. Duherereye neza mu marembo ya Beka Arena na Stade Amahoro. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 35 0907 cyangwa 0785 70 39 38. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka hazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali, ULK. Iyi kaminuza twese turayizi. Gusa birashoboka ko icyo utaruzi hari amashami yayo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo ari mu burezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire, cyangwa se education in biology and chemistry, education in computer science and physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenyamuntu, cyangwa se languages and humanities in education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi, cyangwa se economics and business studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mbonezamubano cyangwa social studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute program itanga amasomo arimo electrical technology, electrical and telecommunication, construction technology na land surveying engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi, cyangwa se ugahamagara kuri 07 88 30 40 86 cyangwa 07 88 30 41 73 cyangwa 07 88 30 40 83. Mwanasura urubuga rwa internet wa@ulk.ac.raw. Bantu mwiga n'abigisha muri ULK, ahazaza h'ubukungu bwacu hari mu biganza byanyu. Tukiri ku by'amadini n'abahuza ibitsina babisangiye, nubwo LGBTQ+ babashije gutsinda ubukristo mu ntambara, hakaba hasigaye igice cyo muri Afurika cyonyine ariko nacyo cyatangiye kugerwa amajanja. Hari idini ariko ryabakubitiye ahareba inzega, idini rya Kisilamu. Ibi nabyo reka tubyitwaremo kigabo tubihereye mu mizi kuko byihariye ukwabyo. Abumvise ikiganiro twakoze dusoma Korani, dusobanura kandi tujagajaga igitabo cya Korani, ndabasuhuje cyane. Rero mu isura yitwa Al-Hijr, ni isura yitiriwe urutare, ni ya 15. Kuva ku murongo 61 batangira bavuga ko hari intumwa za Allah zaje gusura Loti, umwe mu bagabo bari bakomeye mu mujyi witwa Sodoma. Bari bamuzaniye ubutumwa bwiswe bw'ukuri bwo korokoka icyago cyari kiri hafi kuza, ndetse bamubwira n'amabanga yuko azabigenza, arimo kuzagenda nta urebye inyuma. Niko Korani bivuga. Muri ako kanya ngo bimwe mu bihazi by'umujyi byahise biza kwa Loti.
kuko bisa nkaho yari abazi. Ku murongo wa 68 na 69 Korani ivuga ko yahise abinginga agira ati nyaboneka aba n'abashyitsi banjye ntimugerageze kumwaza kandi mutinye Allah ntimunteshe icyubahiro. Ibyo ngo barabyanze ndetse ngo abategera abakobwa be barabanga, biza kurangira ikivunge cya rubanda babacakiye, nuko bukeye bwaho ku manywa y'ihangu babatera amabuye yakoze nk'impunyu zakayutse. Ikivunge cy'umujinya cyari abacakiye ku manywa y'ihangu, nuko dukora umurimo n'uruhare rukomeye tubavunderezaho imvura y'amabuye y'impunyu zikomeye. Uzabisoma nyine muri sura Al-Hijr ku murongo wa 73 na 74. Bakomeza bavuga ko icyo ari cyo gihano kubagomera Allah muri ubwo buryo. Nubwo bameze bityo, usomye iki gitabo cyose nk'uko twigeze kubibakorera, nta hantu wasanga basobanura neza icyaha cy'abaryamana bahuje ibitsina, no muri iyi sura ntibabisobanura neza. Nubwo batabisobanura neza nk'uko igitabo cya Bibiliya kibitomora kikanabivuga mu mazina yabyo ndetse kigasobanura ingaruka byagize kuri imwe mu miryango migari yo hambere, ariko umuryango mugari wa Isilamu wagiye kure kuri iyi ngingo y'ubutinganyi. Mu mategeko, imwe mu miryango migari myinshi ya Kisilamu yahisemo kwiremera ubwoko bwihariye bw'amategeko acamatanye na Korani, nuko ayo mategeko bayita itegeko rya Sharia bikavuga ubutabera, justice. Ubu butabera bwabo rero bugambiriye nk'uko babyemeza gushyira ku murongo rubanda rw'ibihugu byabo, ariko bagendeye ku myizerere n'inyifato za Kisilamu, bakabikora nta mpuhwe na nkeya kuwatatira imyizerere mitagatifu nk'uko yahumetswe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muri aya mategeko yabo rero biratomoye neza ko kugufata waryamanye n'uwo mufite igitsina giteye kimwe nta kundi ni igihano cy'urupfu gitomoye. Nk'ubwo bafitemo ijambo rivuga kimwe mu byaha byo hejuru cyitwa liwat, ubigenekereje wasanga bivuga sodomi, ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina itaboneye. Ibi bakabishyira mu gatebo kitwa zina, imibonano mpuzabitsina y'ibiterashozi kandi nukira Allah. Rero gukora ibikorwa byitwa liwat na zina, Sharia ibiteganyiriza ibihano birimo guterwa amabuye, gukubitwa ibiboko kugeza upfuye, kumanikwa mu mugozi n'ibindi biteye nk'ibyo, nk'uko abakuru b'idini n'abanyamategeko bahagarariye Sharia babyemeje. Aya mategeko n'ibi bihano bihanitse kuri ibi byaha bikomeza gutera agahinda n'ikiniga mu burengerazuba, ariko kuko aba bayisilamu bamiramije byonyine gutekereza ko basobanurira ko ari ibyitwa uburenganzira bwa muntu, amahitamo ye bwite n'ibindi nk'uko nyine babisobanura, bifata ubusa kuko bisa nko gutogosa ibuye ryitezemo gushya. Niko bimeze, ahubwo abo mu burengerazuba batangiye kwiga andi mayeri. Hari inyandiko idasanzwe yaturutse mu bushorishori bw'ubutegetsi bwa Leta Zunze za Amerika. Ni inyandiko yasohotse mu kwezi kwa gatatu kwa 2021, isohorwa na komisiyo mpuzamahanga yashyizweho n'iki gihugu kugira ngo ijye yiga ibyitwa ubwisanzure bw'imyemerere ku isi, United States Commission on International Religious Freedom. Ikibabaje ni uko iyi komisiyo ihuza kuryamana kw'abafite ibitsina biteye kimwe n'imyemerere, ku buryo ari nayo ishinzwe ubukangurambaga. Rero nyine mu kwezi kwa gatatu kwa 2021 basohoye inyandiko y'ibanga bise Fact Sheet Sharia and LGBT Persons. Aha bagaragazamo ko batewe agahinda no kubona ngo ibihugu by'abayisilamu rwose byarabaye intagondwa. Niba utanabizi impamvu mu burengerazuba ukunda kwita ibihugu by'abayisilamu ibyihebe, intagondwa n'ibindi nk'ibi, hano babisobanuye neza ko rwose byose bituruka ku kudacira bugufi imico y'ahandi kugira ngo yinjire mu yiwabo. Yenda abagore ngo bareke kwambara imyenda ibahisha, abandi bemererwe ibikorwa runaka, ndetse kandi niba hari abashaka gutingana no kubyamamaza babareke rwose babikore mu bwisanzure. Kubyanga rero ubyumva nabimenyere byatumye kuri uba batabizi bumva ko ibihugu by'Abarabu ari abatindi, abagome, abanyarugomo, abicanyi n'ibindi bibi byose abo mu burengerazuba bw'isi babagerekaho. Muri iyi nyandiko rero nk'uko yasinyweho n'umuyobozi wa United States Commission on International Religious Freedom Bwana Gail Manchin n'umwungirije Tony Perkins, bavugamo rwose basa n'abarengura ko imwe mu mpamvu abanyamerika bagiye gutera Afghanistan ngo hari harimo no kugorora iki kibazo, ngo bashakaga guhindura amategeko yabo agakurwa kuri Sharia akagirwa nka yabo. Ngo bw'ingabo za Leta Zunze za Amerika zari ziriyo kuva mu 2001 ngo nta muntu wishwe byemewe n'amategeko ahorwa kwiryamanira n'uwo bafite igitsina giteye kimwe. Bagize bati mu kwezi kwa kabiri kwa 2018 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano rivuguruye ryashyizwemo ingingo nyinshi zidasanzwe zibasira umuryango mugari wa LGBT, by'umwihariko mu gice cya 645 kugeza kuri 650 cy'igitabo cya kane cy'ayo mategeko, aho rwose bategeka ko ari uguha igihano cy'urupfu nta shiti abahuza ibitsina babisangiye. Ubwo bari ku butegetsi abatalibani bahitanye benshi ku buryo buhoraho, nyamara nta gihano nk'icyo kigeze gitangwa mu buryo bw'amategeko y'igihugu no ku rwego rw'ibihano kuva ingoma y'abatalibani yarangira mu 2001. Bakomeje bavuga ko biteye ubwoba kuva abanyamerika bava muri icyo gihugu kuko nyine baje kugenda. Kuri ubu ngo abaryamana bahuje ibitsina muri Afghanistan naho kurambika ikirenge bafite, kuko abatalibani biswe ibyihebe n'abagome ubu nibo bayoboye igihugu nyuma yo guhangana n'abanyamerika babateye iwabo, bakabarahiraho binikaga rwose bakazinga utwabo bakikubura.
Gail Manchin n'umugaragu we Tony Perkins bavuze ko biteye agahinda ndetse ngo n'impamvu rwose leta z'ubumwe za Amerika nabo mu burengerazuba arabo kurwanya igihugu cya Iran kikaba icyo kwangwa no kurimburwa ngo nuko cyatinyutse mu itegeko rigena ibyaha n'ibihano nk'uko ryavuguruwe mu 2013 mu ngingo kuva ku ya 233 kugeza ku ya 239 ngo rwose bemeje ko gufata umuntu aryamanye n'uwo bafite igitsina giteye kimwe ngo nuko ujya bamufata bagashaka umugozi mwiza ukomeye cyane noneho bakawumanika ahasigaye agashyiramo ijosi bamuziritse amaboko nuko bakarekura akananaba ubundi ubuzima bwe bugashiriraho kandi ngo bakabikorera ku mugaragaro bose babireba. Ikindi gihugu ngo barwanya kandi cyo kwitaho byihariye cyazonze byo guhamura abatinganyi cyitwa Brunei. Iki gihugu kitazwi cyane na benshi giherera mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya hafi y'ibihugu nka Malaysia, Indonesia, Singapore, Cambodia, Vietnam na Philippines. Mu itegeko mpanabyaha ryo mu 2019 leta ya Brunei yanditse ko uzajya afatirwa mu by'ubutinganyi ngo bazajya bamuzirika ahasigaye bakamunaganika noneho bagahamagara rubanda kandi bateguye ibirundo bihagije by'amabuye buri wese akajya atora yabashije agatera icyo kibi n'icyaha kinuka mu gihugu cyabo nk'uko babivuga. Bityo rero ngo iki gihugu nacyo nubwo kidafite ijambo ku ruhando mpuzamahanga ngo nicyo gucungirwa hafi nk'uko muri iyi nyandiko mpuruza babivuga. Ni nako bimeze kandi ku gihugu nka Pakistan. Iki gihugu cyo cyaramiramije kuko kinatunze bomba atomique. Cyavuze ko uzabarakaza cyane cyane abahinde bahora babatumaho ngo bemere iby'ubutinganyi ngo bazamuha mama we bakoresheje ibyo bivuna muheto baryamye hejuru. Muri iki gihugu rero uwo bafasha agira imigirire nk'iyo ngiyo ahabwa igihano cyo gushakirwa imivumbuzo ahasigaye abahungu bazi gukubita bakamukubita kugeza no gonotse. Aha kandi bavuga ko no mu bihugu bindi nko mu bice by'amajyaruguru ya Nigeria ahayoborwa k'Isilamu, muri Arabia Saudite, muri Yemen, muri Somalia, muri Mauritania, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Qatar ndetse no muri Uganda iherutse kubyemeza ku isi yose ibihano bigeza ku rupfu byateganyirijwe abatinganyi mu bihugu nk'ibyo. Hari n'ibindi bihugu ariko byose hamwe bikabakaba 70 bihana bikanamagana ubutinganyi mu buryo butomoye. Ahubwo tutaribagirwa buri yuzumva abanyamerika babyigisha isi yose bagira bati mureka abantu bitinganire di abandi bakorerana ibyamfura mbi ariko bura mu bice byinshi by'igihugu bafite amategeko yihariye akumira ibikorwa by'ubutinganyi kandi bikanacungirwa hafi. Ibi niko bimeze buri yuzumva abanyamerika basaba isi yose kwamagana igihano cy'urupfu ariko bo baragifite ndetse banagitanga buri munsi. Ku byo gukumira ubutinganyi ntabwo ari ukubeshya rwose, hari leta zigera kuri 12 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibifata nk'icyaha. Harimo leta ya Massachusetts, Louisiana, Florida, Georgia, Michigan, Mississippi, North Carolina, Oklahoma na South Carolina. Noneho rero muri Kansas, Kentucky na Texas bikaba byihariye ukwabyo. Hari abandi batekereza ko aho baharetse kugira ngo hagumane umwimerere nibamara gushuka abandi bazahatangirire basubiza ibintu mu buryo. Ariko umenye ko nko muri izo leta zose atari amategeko aremereye yabikumira. Nk'ubwo urugero muri chapitre ya 21 y'amategeko agena ibyaha n'ibihano mu gice bise sexual offenses bavugamo ikintu bita age of consent. No kuvuga ko ari imyaka y'ubukuru umuntu yemererwa kugira ngo abe yakwemererwa kujya gutingana. Ubwo ngo ni imyaka iri hejuru ya 18. Nyamara nubwo bimeze bityo ntibabuza na bene wabo b'abanyaburayi gukoresha inzira zose zirimo na filime, imikino, ubwanditsi n'ubundi buryo bukomeye ahari abantu batazi bagamije kwamamaza ibikorwa nk'ibi by'ubutinganyi. Ubwo ni uburyo bwo kwamamaza no gukurikiza agakorwa kose kakozwe n'umutinganyi kakamamazwa kandi kakagirwa igitangaza ku buryo gakoreshwa na benshi kugeza no kubatabizi nyamara ukazajya kumva ngo burya cya gihangange runaka n'umutinganyi. Reka nk'akagero koroshye. Waba warumvise umugabo witwa Professor Yuval Noah Harari? Uyu ni umwarimu muri kaminuza y'Abaheburayo. Mu 2011 yanditse igitabo akita Sapiens: A Brief History of Humankind. Iki cyaramamajwe bitigeze bibaho, abanyamakuru bose basa n'abagihabwa ku buntu, buri wese akagikoresha nk'ivomo, uwagisomya akitwa icyatwa none uwakoresheje amajwi ye agataha n'umunyago. Iki ni igitabo cyaje no guhabwa ibihembo bikomeye bya best selling. Nibyatinze mu 2016 asohora ikindi gitabo yise Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Iki cyo cyarushije cyambere abantu batangira kumwita umuhanga wa mbere ku isi, ariko bamwe mu bahanga batangiye kuburira isi ko ibyo uyu mugabo ari gucuruza mu bantu ari ubucucu butanashinga. Nk'ubwo umwarimu ufite ipeti risumba yandi yose mu by'amashuri, Professor Emeritus Christopher Robert Holpike guturuka muri kaminuza ya McMaster ya Ontario muri Canada, amaze gusoma kiriya gitabo Sapiens mu 2020 yavuze ko ibyo Yuval Harari yanditse byose yabikoporoye. Ibindi ngo yagerageje kuvumbura bye ngo arabipfundikanya bya cyane kandi nabi cyane ku buryo ntawe ugomba kwizera inyandiko ze kuko ngo ni umuswa cyane mu banditsi. Siwe gusa kuko umwarimu wa filozofiya muri kaminuza ya Chapman, Professor Mike Martin, uyakaba umugabo wubashywe ku isi, yavuze ko rwose inyandiko za Harari ari nta kigenda, nawe bitangaza mu 2020. Ikinyamakuru cyo mu Budage Frankfurter Allgemeine Zeitung nacyo cyahamije ko inyandiko ze zifite bad algorithms. Umwe mu bahanga basigaye ku isi, umurusiya n'umufilozofe Dr. Alexander Dugin, yavuze ko Yuval Noah Harari yadukanye umugambi wo kuyobya abatuye isi yose ahimbahimba bitabaho bitanafitiwe ibimenyetso. Kugeza aho kwibaza uti kuki yadupfunyikiye ikibiribiri ariko bikanga twese bikatugeraho. Igisubizo nuko ari umutinganyi.
kuba Dr Yuval Noah Harari ari umutinganyi kandi ntiwatinda kubivumbura mu gihe waba uri umusomyi usoma udasobwa. Nk'ubwo bumbuye igitabo yasohoye ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 8 mu 2018 yamara kugisohora kigahererekanywa nk'inkuru y'ibyago wakumirwa. Ni igitabo yise 21 Lessons for the 21st Century. Ukibumbura iki gitabo rwose utaratangira kugira ijambo usoma, hari urupapuro ubona rwanditseho interuro imwe yonyine yo gushimira abantu atuye iki gitabo. Yaranditse ati: To my husband Itski, to my mother Nina, and to my grandmother Fanny for their love and support throughout many years. Ubwo yavugaga ko iki gitabo gituye umugabo witwa Itski, mama we Nina na nyirakuru Fanny kubw'urukundo no kumushyigikira mu myaka myinshi. Nubwo rero ubutinganyi bwakomeje kwamamazwa kandi rwose bugashyigikirwa n'abakomeye bivuye inyuma, nyamara hirengagizwa ingaruka zifatika zibonekamo. Mureka yenda twirengagiza ibyo za Bibiliya, Korani na za Dhammapada zibivugaho zibyamagana mu buryo bw'umwimerere, twirengagize rwose n'amahame, kirazira n'imico itabyemera. Ahasigaye wenda muze turebe mu buryo bw'umubiri bufatika rwose tutabeshyanye. Ubutinganyi burimo rwose ingaruka nyinshi. Nawe nyine wagusaba ngo uhindure ntuzongere gukoresha umutwe utekereza, ujye ukoresha ibirenge, uhindure ujye urebesha amatwi, wumvisha akagomba mbari nyine uburyo bw'imikorere y'umubiri n'umumaro w'ibice byawo ukawukoresha icyo utagenewe, nta gushidikanya byagira ingaruka zako kanya zifatika ku mubiri wawe. Nibyo kuko niyo winjije agakoko gato runaka mu mubiri kandi kadasanzwe kawubarizwamo, umubiri urigaragambya, ari nabyo byitwa indwara. Birumvikana nta shiti n'ubutinganyi ababukora bakoresha imibonano mpuzabitsina ibice bitabigenewe, nabo ubwabo bibagiraho ingaruka. Izo ngaruka zigakomereza no kubatabibarizwamo cyangwa kubabishowemo batazi ibyo ari byo, ku buryo badacungiwe hafi twakwisanga mu byago. Reka tubisobanure neza. Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe amakuru yose y'ubuzima, National Center for Biotechnology Information, ndetse n'ikigo cy'ubuhunikiro n'isomero ry'amakuru y'iby'ubuzima muri Amerika, National Library of Medicine, bagiriye amatsiko iki kibazo maze bakusanya abahanga bane guturuka ahantu hatandukanye kandi mu bisata byihariye. Abo ni Dr Brian Holoida, abarizwa mu gashami k'ubuvuzi bwo mu mutwe n'imyifatire njyana bwonko, Psychiatric and Behavior Neuroscience, mu ishami ryigisha ubuzima muri kaminuza ya St. Louis. Bateranyijeho umuhanga guturuka mu gashami k'imyororokere ko muri kaminuza ya Harvard, Dr Rene Solantino, naho Dr Susan Hatters Friedman nawe hari ibyo ashinzwe muri kaminuza ya Auckland muri New Zealand. Uwanyuma ni Sheriff wa Whatcom, Bwana John Algill. Mu mbaraga bahuje basanze bya bintu byo gutingana bifite ingaruka gahishyi ku mubiri w'umuntu, bavumbura ko ababigiyemo bashiduka bisanze mu mico yitwa zoophilia. Ibi bikaba kwa kundi umuntu aryamana n'imbwa, ihuku n'izindi nyamaswa kandi bagakorana imibonano mpuzabitsina. Nyuma bahise babyita bestiality. Iyi nayo igatera comorbidity, noneho hagahita hatangira urugendo rw'uruhererekane rw'indwara zishamikiye ku itsinda ryazo ryitwa IBD. Ubwo ni inflammatory bowel disease. Iyi rero ibyara colitis na Crohn. Kubw'ineza yacu twese mwihangana igice cya mbere cy'iki kiganiro ku butinganyi tugisoreza aha, ariko nta kundi amatsiko usigaranye yazashira udakurikiye igice cya kabiri. Nakazi kawe abandi nibagutanga umushi, kuko tuzahera kuri urwo ruhererekane rw'indwara ziri gukwira ziturutse muri uko guhuza ibitsina ko abantu bafite ibitsina biteye kimwe. Ese ubundi abo mu burengerazuba bafite izihe nyungu mu gukwirakwiza, kwamamaza, gushyigikira, kwigisha no kurinda abatinganyi? Aha rero ndabizi ko bigiye kunsaba kubanza kuvugana na wa musangira ngendo wanjye Papa Dicastes maze dupfufunura amabanga mu ndiba y'amabanga. Inyandiko Africa's Most Unleashed Homophobic Countries yemeza ko hari ibihugu bya Afrika byamaze gutsindwa uru rugamba maze bikamanika amaboko bikemera ko nta kundi abatingana bagomba gutingana uko babishaka. Ibi bihugu ngo biri mu Rwanda, Seychelles, Angola, Namibia, Cape Verde, Mauritius, Botswana, Mozambique na Sao Tome and Principe. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyo cyamaze no kujya imbere y'ibyo tuvuze byose, kuko kuri ubu kirashingira mu mategeko umugore n'umugore, umugabo n'umugabo. Ni mu gihe hari ibindi bihugu bine bya Afrika birimo nicyo duturanye mu majyaruguru byo bisa n'ibyira byivu, bikemeza ko bazafatira muri ibi byo gutingana ku kigero runaka, nta kundi bazafata ubuzima bwe babuterure baceke hasi nuko babuzimize mu bazima. Hari ibindi bihugu bine nabyo bya Afrika birimo nicyo duturanye mu burasirazuba, uhiyo bagufashe abashinzwe umutekano babanza kukumugaza mu biboko by'injyana muntu mbere yo kukuroha mu munyururu. Ese ibi bintu wowe urumva byari bikwiye mu gihugu cyacu, ku mugabane wacu no ku isi dutuye? Bye. Naho mu gice cya kabiri kandi hagati aho amafufu n'amafaranga bebe bafubitse badi.